Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguye ikaze iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Gakenke mu murenge wa Cyabingo haravugwa inkuru itangaje. Iyi nkuru yatumye abantu benshi bongera kuvuga ko muri iki gihe harimo abantu biyemera cyangwa abantu bishyira ku rwego batariho. Ibi rero byabaye nyuma y'uko umugabo mu minsi yashize bagiye mubibona amavideo yagiye acicikana kuri Twitter cyangwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda, aho umugabo yiyemeraga ko yarwanye n'inyamaswa y'ingwe akayikubita akayica. Icyo gihe akaba yararimo arasaba ubufasha abagira neza ngo kubera iyo ngwe itigeze imusiga amahoro. Uraza kumenya rero mbese kubera iki uwo mugabo yiyemeye, kuko ubuyobozi bwahise bugerayo busanga si inyamaswa y'ingwe barwanye, ahubwo uraza kumenya mbese n'ubundi uyu mugabo yari yarwanye n'iyo nyamaswa kubera iki yari yatabaje abantu ngo bamufashe. Ese inzego z'umutekano zo zagiriye iki abaturage nyuma y'uko habonetse uyu mugabo wirariraga ko yishe ingwe ebyiri, ko iya mbere yaje n'iya kabiri ikazana zose akazica ubundi akazishyingura, none akaba arimo arasaba ubufasha. Icyo rero musabye nyabuna nuko wadushyigikira ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira kuri iyo nkuru yasakaye muri ako karere ka Gakenke, ndetse yongera kwemeza ko harimo abantu benshi muri iki gihe bashaka kwishyira ku rwego bo batariho, kumva umuntu yemera ko yishe ingwe kandi atariyo. Abaturage bakavuga ati ese yavugisha ukuri aho kubeshya inzego z'umutekano ndetse n'abandi bantu bose bagiye batandukanye. Icyo tugusabye rero ni ukukwibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongere mbaye ikaze, iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Gakenke mu murenge wa Cyabingo hagaragaye umugabo wemeraga ko yishe ingwe ebyiri akaba arimo saba ubufasha. Uraza kumenya mbese kubera iki uwo mugabo yatahuwe ko yabeshyaga. Mu karere ka Gakenke rero ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu murenge wa Cyabingo bwagaragaje ko umuturage witwa Niyurukundo Fabien wavugaga ko yishe ingwe akaba arwariye mu kigo nderabuzima yabeshyaga cyangwa cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo uyu mugabo inzego z'umutekano zivuga ko zatunguwe no kubona iyo nyamaswa yitaga ko ari ingwe, batunguwe no gusanga ari inturo izino cyangwa iri mu bwoko bw'ipusi. Ipusi cyangwa injangwe tubivuga uko nguko. Amakuru yuko uyu Niyukora Urukundo Fabien yarwanye n'ingwe yari yagiye kumurira ngo zari zagiye yari yagiye kumurira inkwavu akayica, yagiye asakara ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'iki cyumweru gishize, yumvikana asaba ubufasha bwinshi cyane bwo kwifuza ngo kuko iyo nyamaswa y'ingwe yamukomerekeje cyane bikomeye. Uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko yarwanye n'igisimba cya mbere akakica, hakaza n'icya kabiri nacyo akakica, cyose bikarangira bishyinguye. Mu magambo ye y'ubwishongozi yagize ati twararwanye birankubitagura mba ibise mu mubiri wose, narakishe ndagishyingura, bukeye mu gitondo haza ikindi gisimba nacyo ndagikubita nacyo ndagishyingura.
Inzego z'ibanze muri aka gace uyu mugabo bavuga ko ari umwiyemezi atuyemo, bavuze ko uyu mugabo atigeze ahangana n'iyo ngwe nk'uko yari yabitangaje, ahubwo ari injangwe yishe yari igiye kumurira inkwavu aho azororera. Inzego z'ibanze muri aka gace mu magambo yazo zagize zigira ziti ntabwo yigeze ajyayo, ntabwo yigeze ajya mu bitaro, kuko nkimara kumva iyo nkuru nahise mushaka ndamubona, mubajije ibyo ari byo ambwira koko byabaye ku wa kabiri w'icyumweru gishize. Tuhageze dusanga atari ingwe ahubwo ari injangwe cyangwa inuru. Ubuyobozi bw'aka karere bubunyujije kuri konti ya X cyangwa yahoze yitwa Twitter, bwatangaje ko ibyo uwo muturage yavuze bitigeze bibaho, ngo ahubwo ari ikinyoma cyambaye ubusa buri. Ku rubuga rwa Twitter cyangwa X bwagize buti aya makuru ntabwo ari ukuri, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Icyongeyeho nta n'ikigo nderabuzima cyitwa Muramba kibarizwa muri Gakenke. Uyu mugabo murabizi ko yari arimo arasaba ubufasha, avuga ko arwariye mu kigo nderabuzima cya Muramba mu karere ka Gakenke. Rero ubuyobozi bwaje buhakana ayo makuru buvuga ko mu karere ka Gakenke ikigo nderabuzima cyitwa Muramba kitigeze kinahabarizwa, nta n'ikizigera kihagera. Uyu Niyikora Urukundo wavugaga ko yarwanye n'ingwe yemeza ko yayifashe umurizo akubita ku gikuta ihita ipfa amarabira, ari nako nayo yagiye imusharatura umubiri wose. Abaturage bo muri aka karere ka Gakenke batuye aho uyu mugabo atuye bavuze ko n'ubundi ubusanzwe uyu mugabo akunze kwirarira, ngo mu magambo ye ngo akunze kwigereranya na Jetiri. Abantu benshi bazi ko Jetiri yakundaga kurwana cyane, niyo mpamvu nawe yavuga ko nta muntu wapfa kumuhangara cyangwa nta muntu wapfa kumunesha, kuko n'ibisimba nabyo iyo bije nabyo barahangana ngo nabyo barahangana rukabura gica. Aba baturage rero bagomeza bavuga ko nyuma yo gusanga uyu mugabo abeshya, ubuyobozi nabwo bugomba gukora ibyabyo bikamuta muri yombi, ngo kuko kubeshya abantu no kubeshya inzego z'umutekano atari ibintu byiza, ngo ahubwo uyu muturage yagakwiye guhanwa. Reka nongere ngushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ari nako buri gihe tura tugusaba gukora subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye igomeza ibaturindire umunsi ku munsi.